Kugabanya ibiro ni ibintu bishoboka, ariko bigashoboka iyo umuntu abikoze yitonze nta stress kandi azi amategeko yo kugabanya ibiro. Abantu benshi ntago basobanukiwe n'amategeko yo kugabanya ibiro, bityo bakagenda bakora amakosa menshi. Ayo makosa menshi akabaviramo kubyibuha cyane, kandi bakabyibuha cyane cyane kunda. Inshuti yanjye, iyi video ije kukugezaho amakosa icyenda wakora akakuviramo umubyibuho ukabije rwose. Ayo makosa nuyakora ntago azakubabarira, kuko uzagenda ubyibuhe bikabije. Wisuzume urebe ko ayo makosa nawe ushobora kuba uyakora kandi uzi ko uri gukora diet. Irya mbere riri bugutangaze, ariko usibye ko nikosa rya nyuma naryo riri bugutangaze. Ni ikosa abantu benshi bakora batabizi kandi bazi ko bari gukora diet. Nshuti yanjye ntagutindiye rero, twagiye n'ikosa rya mbere. Ikosa rya mbere riratangaje, kuko abantu bazi ko kurya ibiryo bikeya ari byo bigufasha kugira ngo ugabanye ibiro, ariko ahangaha ikosa rya mbere ni uko urya ibiryo bikeya. Reba nk'iyi sahani ya mbere, urabona iriho amagi 3, hariho salade, hakaba n'akaguru k'inkoko. Hakaba iyi sahani ya kabiri aho hariho agasalade gakeya rwose, hakaba hariho n'igi rimwe. Inshuti yanjye, muri aba babiri urabona ari nde wahitamo ko ariye ibiryo byamufasha kunanuka? Iyi sahani ya mbere yipakiye rwose, iriho salade iriho amagi, hariho inkoko, urabona ko yuzuye. Niyo sahani nyayo, kuko harimo proteine zihagije ziragenda zifate mu nda. Urabona hariho ibinure bivuye kuri iyi avoka, biragenda bimufashe kugira ngo ibyo binure byiza bituma adasonza vuba. Hariho inkoko, hariho n'ibiryo byinshi birahagije. Uyu ni uriye neza kurusha uriya wa kabiri. Uriya wa kabiri ahaye umubiri we ibiryo bikeya, ariko ari busonze kare. Nasonza kare ararya kare, bityo narya kare biratuma aryagagura, noneho umusemburo we wa insuline uze kuzamuka. Arya rwose inshuro nyinshi. Urabona rwose uriye neza n'uyu w'isahani ya mbere. Reka tujye ahangaha nanone ku biryo abanyarwanda dukunda, ibishyimbo. Uyu urabona ariye ibishyimbo birimo dodo rwose zihagije, hariho n'ibibirayi bibiri. Uriya wundi we urabona ibyo ariye utuboga dukeya rwose, nabwo ngo ni agasalade, ni utuboga tw'agasalade tumeze neza. Yashyizeho rwose n'agace gatoya k'inyama. Inshuti yanjye, uriye neza n'uriya w'ibishyimbo, kuko ariye ibiryo bihagije bituma umubiri ubona imbaraga. Nubona imbaraga ararya gakeya, kandi ntabwo aza kuza kuryagagura. Ikosa rya mbere ni ukurya ibiryo bikeya. Mu gihe cyo kurya ujya kurya rwose, urya isahani uyuzuze, kandi ushyireho intungamubiri zose, uzishyireho ziba zihagije. N'igihe cyo kutarya nabwo ntukarya. Amasaha yo kurya ujya urya rwose uhage, kuko tumaze kumenyera ko kuri Adire Channel hari igihe cyo kurya n'igihe cyo kutarya. Turya gakeya, tukarya n'urugero nka kabiri ku munsi, ariko ku kabiri ku munsi iyo turiye turarya pe, isahani tukayuzuza. Reba nk'iyi sahani, urebe uyu mutipe rwose witeretse iyi sahani n'iyi nkumi nziza, urabona ko bagiye kurya bagahaga. Ariko nubagereranya n'iriya kapo yindi, urabona ko bari abo bagiye gukinisha ibiryo. Inshuti yanjye, ujye urya rwose nk'aba bantu bari aha. Uyu mutipe n'iyi nkumi bagiye kurya nk'abantu nyine bari kuri diet, bari kuri regime. Ni isahani izagufasha kugabanya ibiro. Ikosa rindi rya kabiri, niba urikora rwose, ni iryo guhora wipima buri munsi. Nukora diet ejo ukipima, ejo bundi ugahora wipima, iryo ni ikosa. Umunzani nimba ufite, ugende uwubike cyangwa se uwujugunye, kuko mu kwipima mu cyumweru cya mbere uri excited, ndabyumva, kuko nunipima uzasanga wavuyeho ibiro byinshi, kuko umubiri uta amazi menshi, ugata imyanda myinshi, ariko cya kinure nyacyo kimwe cyo kujugunya kigenda gahoro gahoro, aho ushobora kwiyiriza ubusa icyumweru cyose hakavaho ikiro kimwe rwose. Wiyirije ubusa hakoze diet, bigenda gahoro gahoro. Ibyo rero nubibona bizagutera stress. Kwipima
ubigabanye rwose bishoboka uko ariko kose. kandi numara no kubigabanya uko kwipima, hari igihe umubiri wawe uzajya uhinduka. ejo ukaba ufite ibiro 50, ejo bundi ukaba ufite ibiro 55 bitewe na hormones zawe. nimba uri umugore wegereje imihango, ni urugero, ushobora muri icyo gihe wegereje imihango ibiro byawe bikazamuka, atari uko ari ikinure cyiyongereye, ahubwo ari uko umubiri wawe umeze. ni urugero, ushobora kuba ufite stress nyinshi umaze igihe utaryama, ibiro bikiyongera, ariko wagabanya stress ibiro bikagabanuka. nshuti zanjye, umunzani ufate uwujugunye uwubike, kuko ni uwo kugutera stress, kandi stress nizamuka n'ibiro bizazamuka, ntabwo bizakubabarira. twagiye n'ikosa rya gatatu. ikosa rya gatatu rero nibyo abantu benshi bibeshya ko umuntu ukora siporo buri munsi ari umuntu utabyibuha, ugabanya ibiro. ariko by'umwihariko ushaka kugabanya ibiro, ujya ukora siporo gakeya, ubundi ureke umubiri wawe uruhuke. nutareka umubiri wawe ngo uruhuke ugakora siporo cyane, ahubwo umubiri wawe uzananirwa. umubiri nunanirwa ntago uzajya ubona umwanya wo kugira ngo ugabanye bya binure. kora siporo ntuyireke, ariko nuyikore ejo usibe, gutyo gutyo. ikintu kimwe cyonyine utazareka ni ukugenda n'amaguru, cyangwa se kandi kugenda umaze kurya, kuko ibyo byo wabikora buri nshuro umaze kurya, inshuro nyinshi ushaka. ariko ya siporo igoye imwe rwose yo kugira ngo imikaya ikomere, ujye uyikora unyuzemo unaruhuke. irindi kosa rero rya kane niryo tugezeho, ni uko waba urya utinze ibiryo bya nyuma. kurya utinze ibiryo bya nyuma rwose ni ikosa ribi, kuko umubiri ntabwo ubona igihe cyo kugira ngo ubashe ukoreshe ya sukari yihuse wakuye mu biryo, ahubwo iyo ugiye kuryama wariye utinze, umubiri uragenda ugakoresha ibinure byo muri bya biryo wariye, akaba ari gukura imbaraga. kandi ahangaha ibanga ryo kugabanuka ni ukurya kare. warya kare, umubiri ugakoresha isukari yihuse, ugakoresha imbaraga zo mu biryo, waza kuryama umubiri wawe ukagenda ugakoresha imbaraga zo mu binure, noneho ukajya unanuka uryamye. kuryama ariko unanuka, ibiro bigenda gahoro 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 gahoro, kandi bikaba wiryamiye bucece umeze neza. irindi kosa rindi ngezeho, ubwo ni ikosa rya gatanu, ni ukurya kenshi ku munsi, kuryagagura cyangwa se kurya gatatu ku munsi. inshuti yanjye, mu gihe kirekire rimwe tubikuraho tukarya byibura 2 ku munsi. hari n'abarya rimwe ku munsi, ariko tukarya 2 ku munsi karahagije. ariko wajya kurya ugashyiraho iyi sahani y'ingiyi y'uyu mutipe yicariye, ukarya ugahaga rwose, amabondo akuzura, ukarya ya ndyo nziza yayindi tuzi kuri Admire Channel. nimba kandi udasobanukiwe uko isahani yawe yaba imeze, uze kwibaza muri comment, ndakwereka ahantu wareba video yabisobanuye, kuko sinabisobanura, video yaba ndende cyane kandi ndashaka kwiba gufiya. inshuti yanjye, ujye rwose urya gake gashoboka, ariko urye isahani nyasahani. irindi kosa rero rya gatanu ni iri ngiri. ikosa rya gatanu ni ugukurikira amadayati ubonye ariyo yose, inama ubonye izo arizo zose, ugakurikira abantu batari aba expert, ukareba ibintu ma video yose, ubundi ugasanga ejo utangiye dayati kuri Yaduhire, hano yo kuri Yaduhire Channel, ejo bundi uragiye ukora dayati yo kwa Dorothea, uragiye ejo bundi ukora iyo kwa Mukamfizi, iyo kwa Mukandoro, urabivangavanze, nta hantu wicaye ngo ushyire amaguru hamwe, ugerageze byibura amezi 5. icyo nicyo gihe kigufiya wagerageza, byakwanga wabona ko nta kigenda ngo ubone kugenda. inshuti yanjye, wirinde kujarajara, kuko nujarajara umubiri wawe uzananirwa, nta hantu uzaba uhaye ngo wicare utuze, kandi n'ubwonko nawe bizagucanga, usange urarambiwe ubivuyemo, utangiye kubeshyera abantu, utangiye kumbeshyera cyangwa se n'abandi bantu baguhaye dayati ngo za dayati zabo ntizikora, kandi ari uko wajarajaye ushaka igisubizo cyihuse nta mbaraga ushyizemo.
Ikosa rya karindwi ni ukudasobanukirwa n'imirire. Inshuti yanjye, uri ibyo urya, niba urya ibiryo bidakwiye uzabibona, kuko uzabibona mu kubyibuha cyane, mu kwiyongera kw'ibinure, kw'ibiro byiyongera gahoro gahoro, cyangwa se no kugira stress. Inshuti yanjye, usobanukirwe n'imirire, umenye isahani warya uko iba imeze, ibintu biri ku isahani, wige wihugure ku bwawe rwose kugira ngo usobanukirwe. Wige ko isahani nziza igomba kuba iriho imboga rwose zihagije, hakaba hariho proteine zihagije, hakaba hariho n'ibindi na carbs, ariko carbs nziza nazo nkeya. Wige usobanukirwe n'uburyo warya, kuko nabyo bizagufasha. Niba utabizi, urumva uzajya ukurikira, utegereze ko abantu bakubwira inama, uhore n'urugero, ushakisha, ariko nufata igihe ukavuga ngo ngiye kwiga imirire, nsabe ubufasha, nsobanukirwe n'imirire, ibyo bizagufasha. Nta mbaraga nyinshi uzashyira mu kugabanya ibiro. Inshuti yanjye, wige usobanukirwe n'ibintu urya. Isahani yawe ibiyigize 1/4 cy'ibyo biryo, umenye ko hagomba kuba hariho proteine, 1/4 hariho carbs, ariko carbs nziza. Abatazi carbs muri ry'Ifaransa ni glucide, noneho 1/2 habe hariho imboga n'imbuto. Inshuti yanjye, iryo ni itegeko rizagufasha kugira ngo ubashe kugabanya ibiro. Irindi kosa rero abantu benshi bakora batabizi ni ukudasobanukirwa nanone ni hormone cyangwa se imisemburo yo mu mubiri wawe. Ngo umenye ko hormone, hari hormones n'urugero zizaba zahindutse, ugasanga ibiro byiyongereye cyangwa se byagabanutse. Usobanukirwe na hormones cyangwa se imisemburo ya insuline, umenye ikiyizamura, n'umenye ikiyizamura uzakirinda. Umenye cortisol, umenye ukizamura, n'umenya ikizamura uzabyirinda, cyangwa se ukore ibishoboka byose kugira ngo n'igihe byaje umenye uburyo wawe managinga. Usobanukirwe n'imisemburo yo mu mubiri wawe, cyane cyane umusemburo umanaginga isukari mu mubiri wawe. Umenye ko mu gihe uyihaye agasukari, uyihaye carbs mbi, uhaye fanta, uriya ayo mandazi, ayo magato, ukora ubirya ari kugenda uzamura, ushyira hejuru, ukazagera nawe ugufasha ugakora n'ibinure kandi ukabibika ahantu abagore twanga cyane kunda. Nkeka n'abapapa ari uko simbizi neza. Iryo ni kosa rero nutabisobanukirwa. Irindi kosa rero rya nyuma ari ryo riri bugutangaze, kuko abantu benshi nibumva ko ari kosa ryaba rituma rwose ibiro byabo bitagabanuka nk'uko babyifuza. Iryo kosa ni ukutaryama amasaha ahagije, cyangwa se kudaha umumaro kuruhuka, ngo uryame uruhure ubwonko. Kuruhuka ni ngombwa cyane mu gihe uri mu rugendo rwo kugabanya ibiro, kuko hari abantu babyibuha ugasanga n'urugero bafite hano ibitugu harabyimbye cyane. Abagabo dukunda kubyita ngo bafite ipfupfu, amatama, ibinure byo kunda, ugasanga barabura ibitotsi, barakanguka nijoro rimwe na rimwe hagati n'urugero ya 8 na 9, bahona stress idashira. Stress yaza umushiha, kuvuga nabi nabyo urumva biba biriho, mbega wa munaniro udashira bitewe no kutaruhuka. Uwo munaniro rero iyo ubaye mwinshi, stress ibaye nyinshi rwose, icyo gihe umusemburo wa stress urazamuka, ariwo twita cortisol. Iyo cortisol iyo izamutse iragenda nayo igatuma ubyibuha, kandi mu kubyibuha ihera ku nda, aho ku matama nahavuze, mu bitugu, ugasanga n'urugero mu maso yawe hari harambuye, ariko habaye ikibundi mu gihe gitoya kubera iyo stress. Kuryama ni ngombwa, ni ukuryama ukajya uruhuka ibitotsi byawe, ugakora ku buryo rwose uryama amasaha ahagije, bikaba mu bintu by'ingenzi wibandaho mu rugendo rwawe rwo kugabanya ibiro. Inshuti yanjye rero, n'ayo makosa nakugezagaho, nimba uyakora wisuzume, urebe neza iryo ukora urikosore, ubundi tugumane mu rugendo rwo kugabanya umubiri wacu ho ibinure, wo kugabanya ibice cy'ibinyenyanza, amatama, ibiro by'ahantu hose, tubigabanye gakeya twitonze. Turabikora bucece twitonze, nta stress rwose. Inshuti yanjye, stress nta kuyishyiraho, ni gakeya, ubundi n'umunzani tuwubike tuwujugunye.
Niba iyi video yagushimishije inshuti yanjye unyemerere ushyireho like, niba utaraza mu muryango wa Aduhira ukore subscribe rwose ntucikanywe, kandi ikibazo icyifuzo uhawe ikaze muri comment kuko tuzahita tugusubiza. Bye bye.